Bakimara kureba amavideo yakomeje kugenda asakara ku mbuga nkoranyambaga, Pamela agenda kubita ikibuno yongera agarura, ndagira ngo benshi mwarabibonye nyine imbuga nkoranyambaga zakomeje kugenda zinenga imico y'uyu mudamu cyangwa se mu by'ukuri y'uyu munyarwandakazi Pamela, bitewe nuko yakomeje kugenda agaragaza reaction zitari nziza, ndetse kandi ukabona ko uko nyine yakomeje kugenda agaragaza imico nk'ingi akaba ari nabyo bashingiye bavuga uti uyu mugore ntabwo ashobotse, dushingiye ku mavideo yakomeje kugenda acaracara cyangwa se asibirikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bitewe n'ibyakomeje kugenda bigaragazwa n'uyu mwana w'umukobwa cyangwa se n'uyu mudamu Pamela, bitewe n'amavideo akomeje kugenda asakara ku mbuga nkoranyambaga yigendeye kurya ubuzima. Bamwe bakavuga uti Pamela yafashe indege ajya mu Bubiligi kurangura, abandi bakavuga uti ari Miami Beach kurya ubuzima. Ese nubwo yajya kurangura ntabwo yaryana n'umwana we muto? Ugasanga benshi barakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye bavuga uti uyu mudamu ntabwo ashobotse, uyu mugore byanga byakunda akunda ibirori kuruta umwana we ndetse n'umugabo we. Ukabona ko benshi bakomeje kugenda bongera kugaruka kuri video yakomeje kugenda icaracara ku mbuga nkoranyambaga. Ndagira ngo mu minsi yashize mwabonye uwitwa Ashton Hall ndetse n'uwitwa The Ben. Mu by'ukuri ubwo uyu munyamerika yari yaje mu rugo kwa The Ben cyangwa se uyu streamer wakomeje kugenda uvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo yaramaze iminsi ari muri tuwa muri Afrika, ariko kandi ni video yakomeje kugenda ivugisha benshi, bakavuga uti uwitwa The Ben ari mu rugo wenyine, abandi bakavuga uti uwitwa Pamela yagiye hanze ku mpamvu z'akazi, abandi bakavuga uti nubwo wajya mu kazi wasiga umwana, bagashingira ku mavideo yakomeje kugenda agaragazwa na Pamela ari Miami Beach ndetse yagiye no kureba umupira w'igikombe cy'isi. Ndagira ngo benshi murabizi ko Pamela amaze iminsi yibereye Miami Beach ndetse kandi ajyana no kureba umupira w'igikombe cy'isi. Uyu ni umunsi wa 46 Pamela ataragaragara mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi benshi bagakomeza kugenda bamagana imico y'umwana w'umukobwa yakomeje kugenda agaragaza. Ndagira ngo turebe ese byagenze gute, urukiko ruranzura iki ku myanzuro ya gatanya ikomeza kugenda ivugwa kuri The Ben na Pamela. Ngo ikaze aho wageze ni kuri Kigali Yesterday. Nyaboneka niba utarakanda subscribe hita uyikanda, ubundi wibuke no gufungura kuri yonzegera kugira ngo ntuzajye ucikwa gahunda n'ibiganiro bya Kigali Yesterday 250, kubera ko dukomeza kugenda tukugezaho amakuru abakomeje kugenda atangazwa. Twe twibera mu myidagaduro ndetse n'amakuru yandi akomeza kugenda avugwa yatuma wiproduce cyangwa se amakuru yubaka societe. Ikaze kuri Kigali Yesterday 250, n'amakuru abantu benshi cyane bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye nyuma y'ibyakomeje kugenda bivugwa ko uwitwa Pamela atari kugaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo benshi barakomeza kugenda bavuga uti uwitwa The Ben cyangwa se Tiger B yasigaranye umwana wenyine, umugore aramumutana arangije ajya kwirira ubuzima, ubwo ari kureba imipira cyangwa se imikino y'igikombe cy'isi. Bakavuga uti uyu mudamu ntabwo ashobotse, tugendeye ku mavideo n'amashusho yakomeje kugenda asakazwa ku mbuga nkoranyambaga yafatwaga n'uwinkeza Pamela akomeza kugenda agaragara ku mucanga, akomeza kugenda agaragara aho imikino y'igikombe cy'isi iri kubera. Ariko bakagaruka ku mwana witwa Runa cyangwa se ku mukobwa wa The Ben na Pamela, bakavuga uti uyu mwana niwe uri kudutera agahinda cyane, uyu mwana niwe bari gutera agahinda ndetse kandi bagatuma adakura neza. Burya ushobora kugira amafaranga ukagira igikundiro, ariko mu by'ukuri urugo rukakubera ikigusha. Hari igihe mu by'ukuri ubona byose ariko ukabura ikintu kimwe, ari nabyo byaje kuba biba kuri uyu mwana w'umuhungu bita Mugisha Benjamin. Ubwo uwitwa Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben, Tiger B uze kumwita uko ubishaka, one of kind, mu by'ukuri kuri aka kanya ni amarira ari gutemba ku maso gusa. Agahinda afite karenda kumuturitsa umutima kakawuvanamo, roho irenda kwiruka. Kuko burya nudasazwa n'imiryango, nudasazwa no gushaka amafaranga, uzasazwa n'umwana wabyaye, nudasazwa n'umwana wabyaye mu by'ukuri uzasazwa n'umugore washatse. Ubwo nyine ibintu ni opposite muri iyi si, ndagira ngo murabyumva kandi namwe murabizi. Muri iyi si ntawahawe byose bitewe n'ibintu ukomeza kugenda ubona bikomeza kugenda bigaragara ku byamamare. Uwitwa Diamond Platnumz agize gutya atandukanye n'uwitwa Zucu. Uwitwa Platini P agize gutya mu by'ukuri abeshywe n'umugore amubwira ko yamubyariye, asanga wa mwana suwe, ndetse kandi n'inzu yiyubakiye imugoye barayigabana.
ubwo witwa The Ben benshi bari kuvuga uti bazacunge neza barebe nimba koko mu by'ukuri n'uyu mwana ari uwa The Ben, kuko dushingiye ku bikomeza kugenda bigaragazwa n'uyu mudamu, urabona amavideo akomeza kugenda afata ari kubyinana n'abasore, agenda abyinana n'abagabo mu tubari, ukabona nyine mu maclub nta kindi kigaragazwa n'amashusho ye. Benshi bakavuga uti The Ben twamwizeza iki kumva ko neza ko uyu mwana ari uwe? Nimba uyu mudamu ashobora gufata inzira akakubita amezi 2 atari mu Rwanda yataye umwana, mu by'ukuri ndagira ngo mu minsi yashize ari kubana na The Ben cyangwa se mu by'ukuri bari mu kwabuki, mwumvishe ko nabwo yegeze kugenda. Ubwo abakunda The Ben bakavuga uti ntabwo twakwemera neza utarakoresha test mu by'ukuri urebe nimba uwo mwana ari uwawe nawe, kuko ibintu uyu mudamu akomeza kugenda agukorera ni ikigusha, ibintu akomeza kugenda gukora natwe biratubabaza, cyane cyane tubabazwa n'uyu mwana bita Runa. Ukabona benshi mu badamu barakomeza kugenda batera utwatsi Uwinkeza Pamela bavuga uti ibintu akomeza kugenda akora ntabwo ari by'i Rwanda. Ni gute ushobora kwifata uri umudamu uhekeye igihugu cy'u Rwanda ukagenda uzunguza amarnyo ukubita ibibuno mu by'ukuri? Cyakora cy'uyu mukobwa afite ikibuno cyiza, ninza kubivuga mu byumve. Nawe uri umugabo ukabona ikibuno cy'uyu mudamu wava mu byawe pe, kuko ni umudamu waremwe neza, yahawe ikibuno, afite ikibuno, ni turufu y'ikibuno agenda arishisha pe. Nawe uramureba mu by'ukuri ikimero afite, ni umukobwa wahawe byose, ariko burya ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ariko ngo mu by'ukuri ubwenge bwe nibwo bugena igihe azamara muri ubwo bwami ubwiza bwe bwamugejejeyo. Ukabona nyine uyu mukobwa afite ninkubwira ngo afite ikibuno cyiza, afite amarnyo pe, uraza kubibyumva nawe nyine, nawe iyo ubirebye urabireba. Ni umukobwa mwiza cyane, ariko nanone ubwiza bwe atabukoresheje neza bushobora kuzamuruha mu manga, kuko nta mahoro na make wagira ushobora kwifata ugata umwana ugakubita iminsi 46 umwana ataronka ibere ryawe. Ubwo sinzi nyine n'ukuntu abantu babibona, ariko ninkubwira ngo abadamu benshi barakomeza kugenda batera utwatsi Uwinkeza Pamela bavuga uti ibyo yakora byose dutangiye kujya tumwanga bitewe na reaction akomeza kugenda agaragariza abanyarwanda. Ubwo bakavuga uti The Ben reka tukubwize ukuri, fata uyu mwana ugende mu by'ukuri umujyane muri laboratoire upimishe test urebe nimba ari uwawe, kuko nimba umugore ashobora kwifata akagenda agakubita iminsi ingana gutya yagiye Miami Beach kurya ubuzima n'abandi badamu, n'umugore no mu by'ukuri benshi batangiye gushinja n'ubutinganyi bavuga uti Pamela bitewe n'amashusho akomeza kugenda agaragaza ari gusomana n'abadamu, nyine ubona ko ari umuntu ufite irari ryo gusomana. Nawe iyo ubirebye mu mashusho akomeza kugenda atambuka menshi, urabona ko uyu mudamu nubwo nyine ari mwiza ariko afite ingeso yo gusoma abadamu bagenzi be. Aya ni amashusho ngira ngo benshi mwakomeje kugenda babona akomeza kugenda agaragazwa. Uyu mudamu akunda gusomana cyane, ariko kandi agasomana n'abadamu bahuje igitsina. Ubwo ibyo byose ndagira ngo turaza kuba tubirenga turebe ibyakomeje kugera bigaragazwa, ndetse na gatanya ikomeje kugenda ivugwa kwa The Ben ndetse n'Uwinkeza Pamela. Ubwo Mugisha Benjamin mu by'ukuri benshi bari kureba agahinda afite kubona uyu mugore akomeza kugenda amushengura umutima bigeze aha, bakavuga uti The Ben mu by'ukuri yararyoherejwe, yaryohewe n'uyu mudamu we, kuko urukundo The Ben akomeza kugenda agaragaza kuri uyu mudamu urabona ko ari urukundo rudasanzwe. Ni umudamu mwiza cyane, burya abeza bapfa ubusa, niba bivuga gutyo uzabyumve, kuko urabona nyine ni umudamu ufite ibintu byose. Ni umudamu ufite ubwiza, afite ikibuno, nyine afite iturufu zose zemeje 1% zatuma abagabo bagomba kumukunda. Ariko nyine The Ben ninkubwira ngo akunda umudamu we uze kubyumva, ariko bikaza kurangira umudamu we yikundira kwirira isi, kuko uyu mudamu ngo atari kurya ubuzima mu by'ukuri ngo nta kintu wazi umubwira. Ariko ndagira ngo tuze kuba tugaruka ku makuru yakomeje kugenda agaragazwa. Uwitwa The Ben nawe ntabwo ari miseke igoroye, kubera ko burya ngo nta byera de. Ubwo uwitwa The Ben arashinjwa na Pamela ngo kuba amuca inyuma.
ngo The Ben nawe burya ashobora kugenda hanze mu Burayi avuga uti ngiye mu by'ukuri kuririmba mu bitaramo agakubita ukwezi kose. Ndagira ngo nyine murabizi n'imiziki agenda akora, urebye kuri platform ze ubona ko ikigaragara nyine imikorere ye iri hasi cyane. The Ben ngo aragenda agakubita ukwezi kose ariyo, ngo Pamela nawe ari kwiraza mu buriri. Ubwo Pamela nawe yahamagara umugabo we akamubwira uti mu by'ukuri ndacyari ku mpamvu z'akazi, ibitaramo byabaye byinshi. Ubwo Pamela akavuga njyewe umugabo wanjye anca inyuma ndabizi, ndetse n'amashusho bakomeza kugenda bayampa. Ubwo nyine ukabona Pamela nawe arakomeza kugenda agaragaza kuri side ze avuga uti umugabo wanjye anca inyuma. Ubwo na The Ben nawe akavuga uti nanjye umugore wanjye anca inyuma bitewe n'ibintu nkomeza nyine. Benshi urabona ko ariko barakomeza kugenda bajya kuri side y'uwitwa The Ben bitewe n'uko uwitwa Pamela aragenda ariko ikosa akora yarangiza mu by'ukuri agata umwana. Ukabona ko nyine benshi bakavuga uti ibyo wakora byose ntabwo twagushyigikira wamaze guta umwana. Kugenda ukubita ikibuno gusa ukizunguza, kugenda mu by'ukuri ugaragaza iminwa, kugenda utereka amaso, ntabwo ibyo bidushimisha impulsa. Kuko ibintu ukora mu by'ukuri utaturereye umwana, uwo mwana niwe wakagombye kuba mu by'ukuri azasimbura abashobizi, niwe mwana wakagombye kuba ari umuhanzikazi uzazamura umuziki w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko niyumva ibikomere mu by'ukuri murimo kumutera, nakura ibi bintu nyine bizamukomeretsa. Aza bakituririmbiye ugasanga nyine benshi bari kugenda bibaza ibibazo bitandukanye, ndetse kandi banatanga commentaires zigiye zitandukanye. Ariko ibitekerezo by'abantu ngiyewe ndabyumva cyane, kubera ko nuza kureba ibyo Pamela akomeza kugenda, nawe uri umuntu byagutera siseme cyangwa se n'umujinya. Icyakora cyo reka mbwire uyu mwana w'umukobwa bita Pamela, nkubwire ngo ibyo uri gukora biri kudutera siseme cyane. Ni ibintu tureba mu by'ukuri tukabona ari ibintu by'amabyi uri gukomeza kugenda wivuruguta, nyine biradutera seseme. Rekera aho ngaho, ibyo wakoze birahagije. Nimba utarariye ubuzima warasibye. Ibyo gushaka guhora uri top gusa ntabwo byazaguhira, kuko igihe kizagira usaze, nta muntu uhorana ubuto. Wenda ufite ikibuno aka kanya kiracyagenda kitetema, aka kanya uracyafite amaso mu by'ukuri ameze nk'ay'inyange uracyatereka bigakunda, ariko hari igihe kizagira icyo kibuno kikagenda kigakamuka. N'ibihe bibaho, ni ibintu bibaho impulsion. Ndagira ngo nyine murabizi. Ubwo uwitwa Pamela benshi bakomeje kugenda bagaruka ku magambo yatangaje mbere y'uko ashaka, avuga uti njyewe mu by'ukuri nubwo nshatse ibintu bitambamo, ni ibintu bitambamo, njye numvaga ntazabana n'umugabo, nzakomeza kugenda nyenda muri tuwa gusa. Ndagira ngo mwibuke neza abakurikira ibihangano by'umwana w'umukobwa ndetse n'amashusho yakomeje kugenda afatwa mbere. Uwitwa Uwinkeza Pamela yagaragaje ko mu by'ukuri ngo no gushaka atazashaka, ngo azakomeza kugenda yirira isi. Nagahoma munwa rero ibikomeza kugenda bigaragazwa, benshi bakavuga uti ni ukubabona bagenda gusa, burya ingo zose ni umuriro, ni ukurara zaka bwacya mu gitondo zikazima. Ntabwo ari abangaba gusa, ndaza gutanga ingero. Uwitwa Platini P ndaza kumutangaho urugero, n'uwitwa Diamond Platnumz ndaza kumutangaho urugero, ndetse no mu ngo zanyu murabizi muri iyi minsi ingo zubakiye kuri gatanya. Ingo z'iyi minsi ndagira ngo murabizi inyinshi ni umuriro Imana itakubakiye, mu by'ukuri nta kindi kintu cyakubakira. Benshi bakabikomoza n'ibyakomeje kugenda bigaragazwa na Pastor Gitwaza, avuga uti gutera ivi ni ikimenyetso kigaragaza mu by'ukuri ereri ikomeye cyane. Gutera ivi ku bagabo ni ugusenya ingo za, ntabwo mu by'ukuri muzaterera abakobwa ivi ngo ingo zanyu zize kuba zaramba. Nta mwana w'umuntu ukwiye gupfukamirwa uretse Imana imwe rukumbi gusa, ndetse Imana ngo irafuha cyane iyo ibona ngo uri gupfukamira mu by'ukuri ikiremwa yabumbishije intoki zayo cyavuye mu ibumba. Ubwo ibi ngibi Pastor Gitwaza yagiye abikomoza akabivuga, benshi mukamutera utwa. Nibyo impulsa, nimba uzi kuri umuhungu ugaterera umukobwa ivi ugapfukama, menya ngo izi ngo zanyu ntabwo zizaramba. Kubera iki se abakera cyangwa se abambere batateye ivi? Bisobanuye ko mu by'ukuri batatubyaye ntitukuze natwe ntidufite izacu ngo.
ubwo ariko ukaza gusanga abagiye batera amavi benshi ingo zarasenyutse. Ubwo navuga ko ibyavuzwe na Pastor Gitwaza byose ni ukuri 100%, kandi burya ngo abafite amatwi bajye bumva, kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwana uzi ubwenge yumvira mu rusaku. Ubwo nyine nimba ushaka ko urugo rwawe ruzarama, reka gutera ivi, ni ikimenyetso kigaragaza ko urimo gusuzuguza Imana uwo mugore wawe. Bisobanuye ngo uwo mukobwa muhaye agaciro kuruta kuhima, kuko biragoye no kubona umuntu ashobora kujya gusenga ngo bamubwira ngo apfuka, ukabona nyine ntabwo yapfukama. Ariko ukubisemo ikote ryiza ry'ibihumbi 800, ukubisemo nyine ukabona ufashe imodoka yakije ya miliyoni 100, urangije mu by'ukuri ugiye gukora ereri ikomeye cyane, urapfukamye hasi mu mukungugu, utereye umukobwa ivi kandi utabikorera Imana yawe. Ubwo iki ni ikibazo ndagira ngo muze kubyumva neza, kuko benshi uwitwa Pastor Gitwaza akimara kubivuga bamuteye utwatsi. Pastor Gitwaza agira uti nta mukobwa wo gupfukamirwa, nta musore wo gupfukama ngo ari gutera amavi yambika impeta. Izo ngo zanyu muterera amavi mugapfukamira abantu ntabwo zizajya ziramba, Imana irababara cyane, kuko muba mwayisuzuguje abakobwa. Ubwo ibyo byose nibikomeza kugenda bigaragazwa, ariko ndagira ngo muze kunyemera tugaruke ku myanzuro n'ibyakomeje kugenda bitangazwa. Uwinyeza Pamela ndetse n'uwitwa Mugisha Benjamin, one of kind cyangwa se The Ben, uze kumwita uko ubishaka bitewe n'uko wamumenye. Uwitwa one of kind aragererewe n'amarira n'intimba ku mutima, umutima urenda gusaduka, ninkubwira ngo umutima wa Tiger B urenda gusandara uze kubyumva. Ubwo ari kwiraza wenyine, umwana ararararira, ukabona nyine The Ben afita nanagenda mu nzira urabona ko afite agahinda, uretse bya bindi byo kurenzaho, uretse ya marira mu by'ukuri y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko one of kind cyangwa se The Ben afite agahinda ka The Ben. ndi kukumva The Ben, ndimo kukumva bitewe n'uko nyine benshi bakomeje kugenda bakwita amarira, ariko ntabwo bazi mu by'ukuri amarira yawe akomoka kuki. Ujya wiririra mu by'ukuri ufite impamvu zijya ku gihumbi zatuma urira, kuko nyine nawe umugore agutanya umwana akarara kuriraho, umwana w'amezi 9 n'iminsi 35, ubu ngubu navuga ko yujuje hafi amezi 10, hafi n'amezi 3, bitewe n'uko nyine Uwinyeza Pamela amaze iminsi igera kuri 46 ishyira 47 ataraza kureba umwana. Arakomeza kugenda agaragaraza Miami Beach, arakomeza kugenda agaragaraza Chicago, nyine arava mu gihugu kimwe ajya mu kindi. Bamwe bakavuga uti yagiye ku mpamvu z'akazi, abandi bakavuga uti niyo yajya ku mpamvu z'akazi ni mpamvu ki atafata umwana narangiza ngo aze kuba mujyana. Ukabona nyine nta mpamvu nimwe abantu bafite yo kuvuga uti Pamela ngo turaza ko, ntabwo mwamuvugira ngo bikunde, kuko nyine tekereza gufata ugata umwana ni ikintu nyine ubona ko nyine gifite uburemere, ntamenye uko mbisobanura. Nawe nyine urabyumva by'umwihariko ababyeyi nibo bari kumva akagahinda, ndetse n'uyu mwana Runa. Uwitwa The Ben we byamurenze, agahinda karenda kumuturitsa umutima. Burya baravuga ngo uvuga abatarabona, burya ngo nyine ujya kuvuga abatarumva ne. Isi ntabwo ibirakwigisha, hari igihe burya isi kwigisha nawe wareba mu by'ukuri ibintu biri kukubaho ukabona nyine Imana ntabwo yaguhereza byose. The Ben ni umwe mu basore bafite inzu nziza i Kigali. The Ben ni umwe mu basore bafite nyine yari afite n'umugore mwiza, ariko nyine ntabwo nyine Imana yaguhereza ibintu byose, izakuburira akantu k'akagerageza igushyiraho. Ubwo witwa Platini P ndagira ngo mwarabyumvise, yatandukanye na madamu we, ariko ikintu cyababaje benshi, Platini P tekereza kurera umwana imyaka 4, ukajya gusanga wapimisha DNA ugasanga uwo mwana si uwawe, ugasanga uwo mwana ntabwo ari wowe umubyara kandi waramwishyuriye amashuri. Ubwo benshi mu by'ukuri barakomeza kugenda bahura n'iki kibazo, ugasanga ubanye n'umugore imyaka igera kuri 15, ariko ugasanga mu bana ufite bose ntabwo ari abawe. Abagore n'abashitani, burya nyine Rumagara avuze uti umugore si umuntu, bitewe n'ibyo abagore bakomeza kugenda bakorera abagabo. Ubwo abafana cyangwa se abakunzi ba Mugisha Benjamin, one of kind cyangwa se The Ben, uze kumwita uko bishaka, baragira uti The Ben turakumva, genda ukoreshe DNA
urebe uwo mwana nimba koko ari uwawe. Mbere yo guhana gatanya banza nyine urebe nimba n'uwo mwana ari uwawe, kuko ibintu by'ukuri Pamela akomeza kugenda adukore ntabwo ari by'i Rwanda. Ubwo nka timu ya One of Kind turababaye cyane, imitima yacu yuzuye intimba irenda kumeraho ingese. The Ben ariko akavuga ati mucecetse ntago mubizi, baravuga uti ujya kuvuga abatarabo, njye umutima wanjye wuzuye w'ingese. Tekereza kubona umugore nta n'umwana, umwana akamara iminsi 46 irahenutse, umwana ataronka ibere rya nyina. Ubwo nyine mujye mwumva namwe inshakozi urushako rw'iki gihe uko rumera, ingozi y'iminsi ni ukurara zakabwacya mu gitondo zikazima, ukabona abantu baragenda baseka. Njye niyo mpamvu nahisemo burya rero, reka mbabwire, burya reka njye mbabwira, nujya gushaka ntukajye urebera umukobwa ngo afite ikibuno cyiza, ngo afite nyine urebe ngo afite ibisusu byiza, oya ibyo ntukajye ubireba. Ahubwo burya jya wirebera umukobwa nyine ubona udashamaje cyane ariko unubaha Imana. Pamela kunda isi, ninkubwira ngo Pamela kunda kurya isi uze kubyumva gutyo. Ntabwo nabona ukuntu nza kubigusobanurira neza kugira ubyumve, ariko uyu mudamu wa The Ben akunda kurya, akunda kwigira za Chicago, za Miami Beach, kuba ari kumwe n'abagabo bari top, kuba ari kumwe n'abakobwa bari top, kuba nyine ari kurya amafaranga. Ubwo kugeza kuri aka kanya biravugwa ko witwa The Ben ndetse n'Uwinyeza Pamela gatanya yatangiye kugenda ivugwa, kandi burya iyo ibintu byaje bivugwa biba byamaze kuba byanaba. Ntabwo umuntu umwe, babiri, batatu, 10 bashobora kuza mu by'ukuri kuri social media bavuge amakuru batafitiye gihamya cyangwa se batazi. Ubwo ndagira ngo benshi muranzi, njye ntabwo nkunda kugenda ngaragara mu nkuru za kururukururu. Aya ni amakuru mba namaze kuba namenya, ndetse kandi abakomeza kugenda babona uyu mudamu akomeza kugenda yifotoza amafoto Miami Beach. Ndagira ngo igikombe cy'isi cya 2026 cyararangiye, Uwinyeza Pamela yakomeje kugenda agaragara ari kugenda yifotozanya n'abakinnyi. Umwana nawe ari kugenda hwera mu nzu, umwana ari kugenda aririra mu nzu. The Ben agahinda afite karenda kumuturitsa umutima, nyine The Ben ararira n'umwana akarira. Ukabura nyine mu by'ukuri ukabona The Ben ntabwo ari buze guhoza umwana, cyangwa se umwana ntabwo ari buze guhoza, ku nyine habuze uhoza undi, nyine wakabahojeje yagiye kwirira isi. Nyine urabona ko ari ibintu biteye agahinda, umuntu nazajya avuga ntimukumve ko atababaye, nanjye agahinda kaba kenda kunyica. Ariko reka mbabwire, uyu mwana w'umukobwa ni mwiza pe, ni mwiza. Urabona ko afite ikibuno kabisa, afite ikibuno nawe urakireba ukavuga uti nanjye igishoro nagitanga. Reka The Ben arire guhomba uyu mukobwa nawe byakuriza. Uyu mukobwa wamuhomba ukaza kumbwira ngo uraza kuryama wehe? Mujye mureka, ntabwo wahomba umukobwa umeze gutya. Nawe mu by'ukuri wibutse biba byakomeje kugenda biba nyine iki cyane, urabyumva nawe kwaje kwapura. Ntabwo mu by'ukuri waza kwibuka uko biza kwa bigenda nyine on bed, umbwire ngo nawe uraza kuba umara iminsi 40 utavumbi, nyine uze kumbwira ngo biraza kuba byagenda gute. Tekereza wararanye n'uyu mukobwa mu buriri ukaza kushiduka wamubuze, nawe nyine umbwira uko byaza kuba bikugendekera. Nawe nyine urumva byagutera depression. The Ben ndamwumva, ndakumva The Ben neza kabisa. Ubwo rero mu by'ukuri Uwinyeza Pamela uyu ni umunsi wa 46 atari kugaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Icyo arimo gukora no gusakaza amashusho, ariko The Ben nawe byamaze kuba nyine bimurenga. Burya ngo wirukankana imbwa cyane ukayimara ubwoba. The Ben nawe nyine araza kuba yikuramo uyu mukobwa bidatinze, ndetse bitewe n'uko nyine abari hafi ye barakomeza kugira mubwira uti tubabarire The Ben, uyu mukobwa ntuzongere kubana nawe bitewe n'imico akomeza kugenda agaragaza. Tekereza kubona umugore wakoye, ndetse The Ben ni umwe mu bantu ba mbere mu Rwanda wakoze ubukwe bw'amafaranga menshi, ariko nyuma y'amafaranga watanze ukaza kubona umugore wakoye ari gukomeza kugenda yifotozanya ku modoka z'abandi baherwe. Ndagira ngo ababirigi mwakomeje kugenda mubona uwitwa Pamela akomeza kugenda yifotoza. Ubwo nawe ibyo byose ukomeje kugenda ubibona bikomeza kugenda bivugwa, byagutera agahinda ndetse n'umutima utihangana ushobora kuza kuba uturika.